nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Mugisha Samuel ugarutse. Najyaga nshishana video z'ubutumwa bwiza kuri Instagram yanjye ari Mugisha Samuel, ariko byabaye ngombwa yuko nasharinga n'abantu bo kuri YouTube. YouTube yanjye yitwa Voice of Hope 250. Wagenda nacazo ugasacinga wasanga video zose twagiye dukora. Ndagira ngo nkomeze nshimira Imana yuko Imana ikomeje kukiturinda. Soko turi beza kurusha abandi, soko nyine hakinje turusha abandi bantu bose, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bukomeza kuganza mu mitima yacu. Ni ibintu buri muntu wese yifuza kubona, hakaba arabo Imana ibyemera bakabona, akabandi batabubona. Ari na mpamvu nkwinginga waba umusore waba uri umukobwa, egera Imana nayo izakwigira mu izina rya Yesu. Hamagara Imana izakumva iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo uko ufashe umwanya ukegera Imana nayo yegera mu buzima bwawe. Uko ugenda usenga niko Imana igenda ikongera abamarayika bo kukurinda, niko Imana ikomeje kugira neza. Hari ubuhamya bw'umubyeyi numvise ntago ari kure cyane, nejo bundi byango yari ku cyumweru yatanze umenya ukuntu yabyaye imbyaro zigera muri 3 zipfa, iya 4 abaribaho. Haleluya. 3 zose zipfa, iya 4 aribaho. Nawe byumva nk'umuntu w'umubyeyi. Bituma ntekereza ukuntu umubyeyi yumva afite abana bagira muri 6, ntago abaza aho yiriwe, ntago abaza aho bagenze, ariko akabyuka akabona biremeye, akagenda bikemera, akabavugisha kumva bose bari amahoro, bakagenda mu gitondo bakabyukira rimwe, bakagenda bakazinduka bagenda, nimugoroba bakongera bagahurira mu rugo. Nyamara nk'umubyeyi akumva ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ariko ndagira nkubwize ukuri wa mubyeyi, ndagira nkubwize ukuri wa musore, ndagira nkubwize ukuri wa mukobwa. Mu mpera z'umwaka Satani awe guhiga ubugingo bw'abantu benshi cyane. Ndagira nkwingingire kwegera Imana cyane, ndagira nkwingingire kongera guhamagara Imana cyane, kuko Imana nuyihamagara ndabizi neza ko izakumva. Imana nuyitabaza ndabizi neza ko izagutabara. Ndagira ngo nsomane amagambo ari muri Yakobo, ni ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabarwanya. Ndagira ngo mbigingire kwegera Imana, ndagira ngo mbigingire guhamagara Imana. Uko urwanya Satani nawe aragutinya, uko urwanya Satani nawe araguhunga. Uko ubwira Imana ukavuga ngo ngwino mu buzima bwawe, iza mu buzima bwawe, kandi iri mu buzima bwawe Satani ntago abasha kuba yaza mu buzima bwawe. Hamagara Imana, wongere uhamagare, wongere uyinginge neza ko Imana irumva. Ubwira Imana gushyiraho uburinzi bwayo. Umwaka ugiye guhera nibwo impanuka ziba nyinshi, nibwo Satani ahiga ubugingo bw'abana bawe, nibwo Satani ahiga ubugingo bwawe wowe musore, nibwo Satani ahiga ubugingo bwawe. Hari abantu bumva ko bageze hanze bakumva ni ibintu biri aho ngaho, akabona afite imodoka nziza, akabona waba uri hanze waba uri mu Rwanda, ukabona nyine uko nta muntu ujya uba perfect ngo yumve yishimye. Imana iguha amafaranga ariko igasiga akantu kazatuma wongera kwihamagara. Rero uhamagara Imana, urindira ko Imana irema ibintu bituma wowe ubwawe ujya kwihamagara, ahubwo wowe yihamagare gitarajya kurindira kurema ibintu bituma iguhamagara, kuko Imana no kugira ngo iguhombe wiraguhombye mu izina rya Yesu. Haleluya. Egera Imana, yihamagare, yinginge, wiragize umunsi wawe, wirangiza abana bawe, wihamagaye gute Imana mfite urubyaro, umwaka ugiye kurangira, usenga wongere usenge. Imana ndabizi neza ko izakumvira mu gihugu cyo mu ijuru. Abandi babyeyi abana babo banywaya ibiyobyabwenge, ariko abawe nta kibazo, nta biyobyabwenge bafata. Uri gutekereza ko ari iki warushije abandi babyeyi? Uri umusore, abandi basore bajya muri club barara amajoro, wowe uri mu nzu y'Imana, ukeka ko ari ubuhe buntu warushije abo ngabo? Muri handitse ngo nawe bwira ko uhagaze ukomeye, wirinde utagwa. Haleluya. Niyo mpamvu ngira ngo nkwinginge, hamagara Imana ukomeze uyinginge. Wowe uri mu biyobyabwenge, vamo hanze ni habi. Egera Imana, waba uri umusilamu, waba uri umukatolika, waba uri umuyevu, waba uri, dusenga Imana imwe yonyine, kandi tuzi neza twese yuko iyo Mana yumva. Iyo Mana uyihamagaye iza mu buzima bwawe. Imana iyo ihamagaye iraza ikagira ibintu ihindura byananiranye. Haleluya. Iragize Imana ubuzima bwawe, ihamagara igere mu bugingo bwagira ibintu ihindura. Za ndwara zananiranye ndabizi neza ko izikiza, za ngeso zananiranye ndabizi neza ko izikiza. Wowe wa musore, wa mukobwa, wa mubyeyi we, ongera uzamure amasengesho yawe. Umwaka urimo urarangira, Satani abahiga abantu cyane. Haleluya. Hamagara Imana, wongere uyihamagare, kandi ndabizi neza ko Imana izakumvira mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabizi neza ko Imana izakugira neza.
umwungeri yavuze ngo ntago ari umuntu ngo yibeshye, ntago ari umuntu ngo yibeshye, ifite impamvu yatanze umwana wayo. Ndabizi neza ko ugira inzozi n'injoro mbi, ugira inzozi zidafututse, ariko ukabyumva nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Nyamara Imana yakubuze mu rusengero, Imana yakubuze ahantu yakuvugisha, Imana bigere gusanga mu nzozi iranakuburira ntiwakumva. Ariko ndakwinginga kugira ngo ugaruke mu nzu y'Imana, ndakwinginga kugira ngo inzozi warose utazifata ngo uziteshe agaciro gusa biri aho ngaho, ahubwo uzifate uzishyire ku nkingi z'umutima wawe kugira ngo Imana ibashe kugira neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Wa mubyeyi we, ndakwinginga kugira ngo ndikwibutsa gusenga. Ukwezi kwa 12 ni ukwezi guteye ubwoba, ni ukwezi abantu bitaba Imana, ni ukwezi Satani aba arimo arahiga abantu. Ndakwinginga kugira ngo wongere wa mubyeyi uragize abana bawe Imana, aho waba uri hose usenge kandi wizeye. Wasengera mu burira kumva, wasengera muri sera kumva, wajya mu rusengero kumva, wajya mu modoka yawe urakumva, nta hantu wasengera Imana ngo itakumva. Ndakwingingira rero kongera ugahamagara Imana ukayinginga mu buzima bwawe, ikurutsa abamarayika bawe, ugahamagara abamarayika kugira ngo barinde umuryango wawe, ukahamagara abamarayika kugira ngo barinde iyo modoka yawe ugendamo. Haleluya. Izera Imana, senga wizeye, cukubiri n'icyaha, atura, wongere wature, wiyatureho ibintu byiza, wiyatureho kureka ibyaha, wiyatureho gukira indwara, wiyatureho kugira ngo umwami Imana aze mu buzima bwawe, wiyatureho kugira ngo akazi ukore bigende, wiyatureho kugira ngo Imana ikomeze kwagura amaboko yawe mu izina rya Yesu. Nta kintu kimwe Imana kinanira, ahubwo nuko irareba